Hello everyone, nongeye kuguha ikaze kuri iyi YouTube channel. Uracyari kumwe na Aimable nk'ibisanzwe. Uyu munsi muri iyi video rero tugiye kuba twarebera hamwe uko wakemura ikibazo cya monetization issue kuri page ya Facebook. Nkuko mubireba hano, iyi page yanjye ya Facebook ifite ikibazo cya monetization issues. Ibi rero bivuze yuko uramutse page yawe iri eligible cyangwa se yaramaze kuzuza ibisabwa kuyikorera monetization, byakugora kuko aba ariho ino issue ijyanye na monetization. Aka kanya rero tugiye kuba twareba ngo ni gute dushobora kuba twakuraho iyi sign ya monetization issue. Reka turebe rero uburyo turi bubigenza. Turaza kubigenza gute rero? Turaza kwandikamo mu bushakiro turaba turi kuri Google, turaza kwandikamo meta business suite, ubundi twemeze. Nitumara kwandikamo meta business suite, turaza hano nyine handitse meta business suite, ubundi dukandeho. Uvuga ngo ntabwo waca kuri Facebook bisanzwe ngo bikunde, uraza guca kuri Google cyangwa se indi browser yose uraba ufite. Numara kujya kuri meta business suite urakora iki? Uraza kuri get started, ubundi uyemeze. Numara kuyemeza no kuvuga ngo urahita ugera kuri Facebook yawe. Turi hano kuri Google rero twagiye muri meta business suite. Ushobora kwibaza impamvu wenda turi muri meta business suite tubigereranyije na YouTube mubona ko tujya muri YouTube studio tugiye gukora ibintu runaka. Kuri Facebook naho rero iyo ufite page wifashisha icyo bita meta business suite. Meta business suite dushobora kureberamo ibintu bitandukanye: monetization za content zacu, insight za analytics n'ibindi bitandukanye. Mbere hahozeho creator studio kuri Facebook, ariho wabashaga kuba warebera ibintu bitandukanye: monetization, kwa uploadinga, kuba wa managinga content zawe ufite page ya Facebook. Ariko creator studio aka kanya ntabwo igihari, ahubwo byose byimukiye muri meta business suite. Nufungura meta business suite rero kuri Google, hari igihe akenshi bazajya bagusubiza kuri meta business suite kuri telefoni yawe, bagusubize muri application kuko nayo irahari nkuko kuri YouTube dufite YouTube studio. Icyo gihe rero kugira ngo batagusubiza muri meta business suite kuri telefone, ukora iki? Uza hano muri meta business suite, uzayikandaho cyane, ubundi ujye kuri app info. Ushobora no guca muri settings kandi ya telefoni, ugaca muri settings ukajya kuri apps, ukagenda ugashaka meta business suite. Noneho wagera muri meta business suite, uzaza ushaka hano handitse ngo open by default. Aka kantu kagomba kuba gafunze mu gihe ugiye kwa accessinga meta business suite kuri Google cyangwa se ugiye guca kuri browser. Ibyo ngibyo rero numara gufunga kara kantu, uzakora iki nanone kugira ngo bigaragare neza, bimere nkaho uri gukoresha meta business suite kuri web? Uzaza hano hejuru mu nguni iburyo, ukandemo ujye mu nkaya mafecha ya browser. Bizaterwa na browser uri gukoresha. Ngende gukoresha Google Chrome. Uzaza rero hari akantu kaba hano kanditse ngo desktop site, cyangwa se ukaba washyira browser yawe muri desktop mode. Ibi bigufasha kuba ikintu uri accessinga cyagaragara mu buryo bumeze nk'uri accessinga nko kuri computer. Wabonye ko uburyo ibigaragara bihita bihinduka. Urugero wenda turamutse tugakuyemo uburyo meta business suite igaragara, urabona ko bihita bihinduka. Ariko twasubiraho tukakemeza kariya kantu ka desktop site cyangwa desktop mode, ubona ko look byari bifite
bigaragara neza, no kuvuga ngo bigaragara nkaho ari turi kuri desktop cyangwa se turi gukoresha computer. Nugera kuri Facebook yawe rero urabona ko harimo ino page, harimo iyi page nyine ariyo ifite ikibazo cya monetization issue. Ubigenza uterera iyo umaze kugeramo, ubwo ni ukuvuga ngo uzareba ko page ifite ikibazo ariyo ushaka kujyaho cyangwa se n'ibindi ushaka gukora. Iyo ushaka rero kuba wahindura page, ufite page nyinshi, dore ujya hano hirya ukaba wahindura page cyangwa se ukajya hano hejuru ukemezamo iyo page ushaka. Tugiye gukora iki rero? Turaza kumanuka hano hirya ibumoso, tutugambo duhari turazamuka tuze kujya ahantu handitse monetization. Hano monetization nkuko muhareba, turaza rero dukande kuri monetization ubundi dutegereze. Urabona ko rero hariho monetization issue nkuko twabibonye. Bishobora kandi guterwa n'impamvu nyinshi. Hari igihe ushyiraho ibintu bifite copyright cyangwa se ugashyiraho ibintu byica community guidelines za Facebook. Ni ngombwa yuko ubanza ukareba n'amavideo yawe niba nta kibazo afite, ibyo byose ukaba wabireba. Nitumara rero kugera hano nyine muri monetization status, uraza ukore kwaka kamenyetso hano kameze nk'abantu bari gusuhuzanya. Umara gukoraho urategereza. Numara gutegereza urabona ko hahita hafunguka utuntu twinshi dutandukanye. Nitumara gufunguka uraza uza ahantu handitse ngo branded content tag, uze aka kantu kaho ukore kuri enable. Numara gukora kuri enable, uze hano ukore kuri confirm. Wango nyine tutuntu uzadusoma na branded content policy, ubundi ukore confirm. Numara kubyemeza rero urabona ko branded content tag yabaye enabled. Turaza gusubira hano hejuru, hari akantu k'agasaha, hamwe hari ikibazo cya monetization issue. Urabona yuko ya monetization issue twari dufite yabashije kuba yavaho. Bari kugira ngo no monetization violation, your page is able to earn money because it is following our partner monetization policies. Ubu rero nibwo buryo nabashe kuba nakifashisha nkaba nakuraho monetization issue kuri page yanjye. Bitavuze ko bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Ni ngombwa yuko uzajya ujya hano ukareba content zawe, ukajya harahanditseho, ukajya muri content, wajya muri content ukareba ko content zawe cyangwa se amavideo washyize ku rubuga rwa Facebook cyangwa se kuri page ya Facebook, ukareba hano handitse status uburyo video washyizeho zimeze. Niba harimo ikibazo ukagenda ugikemura. Niba hari video ziteje ibibazo ubona zaza kubuza monetization ukagenda uzisiba. Ikindi kandi biba bisaba kwitwararika kugira ngo ukurikize community guidelines za Facebook. Ibitemewe ntubiposting, ukagerageza ugakora ibintu byawe, ukirinda kwica amategeko kugira ngo ukomeze ugire umutekano cyangwa se ugume kuba wakorera kuri Facebook nta kibazo account yawe igize cyangwa se page yawe ya Facebook igize. Ubu ni uburyo rero naberekaga bwo kuba wakemura cyangwa se wasolvinga monetization issue kuri page yawe ya Facebook. Niba iyi video yagushimishije urakora subscribe, ukore like, uduhe n'igitekerezo muri comment kugira ngo tuzajye tubana muri video ngo tegurira nkushyirira kuri iyi YouTube channel. Murakoze rero, mwakoze kureba ino video.
tubonane muri video ikurikira.